arangije mupfumu ngo rero amubwiye ngo ugasudirize nibitageraho amazi bizakomeza bibagireho ingaruka kugeza bapfuye. Noneho kari gasudiriye neza neza. Muramukazi wanjye aramuhamagaye ati tubikuyemo, ati ngiye kugacisha ko ari kubacuza, azamuka kwirimbi hejuru hari abacuzi, aragenda baragakata neza arakagarukana. Ageze mu rugo nabo barasenga. Muri kwa gusenga rero umwuka w'Imana, haleluya, afata wa musiramu aramucugusa, aramutegeka. Wa musiramu afata ipiki, uwo muhungu twamuhaye 2 acukura nka hano, arabibura, aravuga ati Mana ko mbibuze, ati nimwigire hano kuko bari barahashize sima hose, ati nimwigire hano gutya hari nkaha ngaha, ati kuko hari ngumiyenzi shukura negereje imiyenzi. Begera imbere bacukuye hafi nka metero, bakubita ku gasanduku k'icyuma. Aravuga ati ngibyo ndabyumvishije nibyo, ati Mana we, ati Mana barokora iranyishe. Bakirebana araturikararira, aramubwira ati nahemukiye musaza wawe, ati naramuroze, urugo rwabo nararuhemukiye, narabaroze, narinzi ko batazabyara, ariko umugore we n'umunyamasengesho baranze barabyara. Aramubwira, ararira, aramubwira ati ariko Imana y'abarokora irenda kunyica, yantegetse kujya kubita usenga abadayimoni bagusabye kandi baranyura mu baganga. Yesu nashimwe. Abantu bazindiwe no gusenga, Yesu nashimwe. Ndongera mbibwire, amazina yanjye nitwa Fayina Nyiranzeyimana, ndi umubyeyi Yesu yagiriye neza. Nejejwe no kuba muri iri teraniro riri mu mwuka w'Imana, ririmo no gukora kw'Imana. Haleluya. Iyaba hatari mu mwuka w'Imana, hatarimo no gukora kw'Imana, tuba twarambiwe twatashye. Impamvu tukicaye nuko uko twaje atari ko tukimeze. Haleluya. Uko twaje siko tukimeze. Abaje turushye turi kumva hari impinduka zagiye ziza, abazanye imibabaro turi kumva hari akanyamuneza kagiye kazamo, abaje tubuze uko tugira turumva ibyiringiro byagarutse, abantu bari kumva bameze nkanjye banyikirize amena. Imana ishimwe cyane. Ndi umubyeyi Yesu yagiriye neza, ndi muri iri teraniro nakomeje kumva Imana, kandi koko harimo umwuka w'Imana. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe rero. Nturuka i Nyagatovu, nazanye na Rukundo, n'umudiyakoni wacu. Ngewe nyobora icyumba cy'amasengesho gisenga kuwa gatatu. Nanjye Yesu yangiriye neza, ndi umugabo wo guhamya iby'Imana yakoze. Ni byinshi, ni byinshi, ni byinshi. Umuririmbyi yaravuze ngo bari iyo migisha yose ngo uyibare ntusige n'umwe, aravuga ngo erega ni myinshi yo gutangaza. Amen. Muri byinshi Imana yakoze rero, reka tubanze dufatikanye kumva iri jambo ry'Imana. Wenda Imana nimfasha mbona harimwe akanya gatonda yagena nshyiramo duke duke kugira ngo twumve imbaraga z'Imana yabikoze. Reka dusome Itangiriro, igitabo cy'Itangiriro ibice 31, ibice 31, turasoma duhereye ku murongo wa 36. Itangiriro ibice 31, turasoma duhereye ku murongo wa 36. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yakobo ararakara, atonganya Labani, aramubaza ati nagucumuyeho iki? Nakoze cyaha ki cyatumye unkurikira vuba vuba? None usatse mu bintu byanjye byose, ubonye iki cyo mu byo mu rugo rwawe? Kizane hano ugishyire imbere ya bene wacu na bene wanyu badukiranure. Imyaka 20 twamaranye, intama zawe n'ihene zawe n'inyagazi ntizarambururaga, amapfizi y'intama y'intama yo mu mukumbi wawe sinayariye, iyicwaga n'inyamaswa sinayikuzaniraga ukirira, nayishyiraga ku mubare w'izanjye, wandihishaga izibwe naho haba ku manywa cyangwa nijoro. Nameraga ntya ku manywa, nicwaga n'umwuma,
noneho ibitotsi bikanguruka. Iyo myaka uko ari 20 nabaga iwawe, nagutenzeho abakobwa bawe bombi imyaka 14, mara imyaka 6 nkorera umukumbi. Wahinduye ibihembo byanjye inshuro 10. Iyaba Imana ya data, Imana ya Aburahamu, iyo Isaka yubahaga, itabanye nanjye, nuba warabuze kunsezerera ntacyo mfite. Imana yabonye kugirirwa nabi kwanjye n'umuruho w'amaboko yanjye, iri joro ryakeye iragukangara. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuvuga kuri aya magambo akanya gato. Izi ni inkuru z'abana babiri bavutse ari impanga, bavuka mu nda y'umubyeyi ari impanga, ngo mama baba batwite yajyaga agira ikintu cyo kumva bakina mu nda, kumva birakomeye, ajya gusenga nk'uko twaje gusenga. Abaza Imana ngo Mana, ko numva mu nda yanjye bikomeye, bimeze bite? Imana iravuga. Haleluya. Iramubwira ngo mu nda yawe harimo abana babiri b'impanga, kandi wa mubyeyi we, abo bana mbavuzeho, umutazavuka afashe agatsinsino ka mukuru we, kandi umutazaba mukuru kuri mukuru we. Umuto niwe uzaba mukuru. Twebwe nubwo tubyitiranya nk'abantu, turavangwa gakuru ni gakuru, ariko Imana iravangwa gato niwe uzaba mukuru. Abana bavutse Imana yabavuzeho. Abana bamaze kuvuka, Yakobo akunda kubana na mama we mu ihema, ariko ngo Yesawu agakunda kujya guhiga, ntiyakundaga kuba mu rugo, yari umuhigi aba mu mashyamba, yagendaga mu gitondo agataha nijoro, icyakora agatahana umuhigo, ariko Yakobo akagumana na mama we mu ihema. Haleluya. Abaje mu ihema, haleluya. Hari umugisha w'abantu bakunda kuba mu ihema. Hari umugisha w'abantu badatakaza ibihe byo mu ihema. Imana ishimwe cyane. Harimo umugisha. Korari imwe y'iwacu yavuze ngo haba amabanga menshi cyane, amenywa n'ababayo gusa. Ubu ibyo twahereye kare twumva batahageze ntibabimenye. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo Yakobo igihe cyo kuraga kiragera, Isaka ahamagara Esawu, aramubwira ati, Esawu mwana wanjye w'imfura, egera hino. Igihe cyo kuraga kirageze, ndashaka kuguha umugisha w'umwana w'imfura. Ariko inyuma gatoya hari igihe Esawu yagiye guhiga, atashye ataha ashonje. Ageze mu rugo asanga Yakobo wiriwe mu ihema afite ibyo kurya. Haleluya. Abantu bakunda kuba mu mahema nta nzara ibica, bahorana ibyo kurya. Ngo arangije aramubwira ati, muvandimwe mpa ibyo kurya njye. Aramubwira ati, ntabwo nabiguha gusa, ndaguha ibyo kurya ufite n'umugisha w'umwana w'imfura. Aramubwira ati, ese umariye iki uwo mugisha? Aravuga ati, noneho aho kugira mfana umugisha w'umwana w'imfura, wowe nyihera ibyo kurya nk'ukwihere. Yakobo amuhereza ibyo kurya kuko yari azi umumaro w'umugisha. Arangije amuhereza ibyo kurya, amuhereza umugisha. Ise Isaka agiye kubaraga, arabahamagara, ariko ngo ise mama wabo aba arabyumvishije. Arabwira Yesawu, aramubwira ati, Yesawu mwana wanjye, genda ujya mu ishyamba unshakira umuhigo. Numara kubona uza uteka inyama, nizimara gushya uzinzanire nzirye nguheshe umugisha. Esawu asohoka agiye gushaka umuhigo ngo awuzanire papa wamuha umugisha. Mama wa Yakobo aramuhamagara, aramubwira ati, Yakobo ngwino. Yakobo araza, aramubwira ati, numvishe ijambo. Haleluya. Numvishe ijambo riremereye. Papa wawe igihe cyo gutanga umugisha kirageze. None genda uzane abana babiri b'ihene, numara kubanzanira ubabage, uteke inyama nzishyire so, namara kuzirya araguha umugisha. Yakobo aramubwira ati, mama, ko ngewe ndasa na Yesawu, niyo mvuga tutavuga kimwe,
n'impumuro yanjye atari nk'iya Esawu, n'ibikonjo byanjye bitari nk'ibya Esawu. Esawu yamenyereye kuba mu ishyamba, umubiri we wuzuye ibyoya gusa, naho njyewe uwanjye uranyerera, ndabigenza gute? Nyina aramubwira ati ibyo bindekere, mfite uko mbigenza. Haleluya. ngo aragenda baga abana babiri b'ihene, ngo amaze kuba bagazana uruhu, mama arumwambika ku bikonjo, amaze kurumushyira ku bikonjo, ngo arangije aramubwira ati ujya mu myenda ya Esawu undebera umwenda Esawu atarafura urimo icyunzwe aba ari wo wambara, uze ushyire papa wawe ibyo kurya. ngo aragenda arawambara, yambara bwa bwoya ku bikonjo, ngo arangije yinjiza ibyo kurya bishyira Isaka. ngo ageze mu nzu abwira Isaka aramubwira ati data nzanye ibyo kurya. Isaka aramubwira ati niki kiguhesheje umuhigo? Vuba vuba mwana wanjye. Aramubwira ati Imana yawe yabanye nanjye. Isarika kumva ijwi ni Yakobo, ariko aramubwira tegera hino ngo ukoreho. Yaraza ahantu akora akamenya niba ari Esawu by'ukuri. ngo akoze ku bikonjo yumva biranyerera bya byoya biriho. ngo arangije ati ndumva ibikonjo ari Esawu. aramubwira atongera unyegere, ngo aramwegera aramwihumuriza cyacunzwe cyo muri ya myenda, yumva ni Esawu, impumuro ni Esawu. aramubwira ati nubwo ndi kumva ibikonjo ari Esawu, impumuro nkumva ari Esawu, ariko ikibazo ijwi ni Yakobo, ijwi ni Yakobo, ijwi ni Yakobo. Nubwo yambara ibirebire akanitega neza, n'impumuro yateye ikorasa arayibyina, ndumva bimeze nka Esawu, ariko ijwi ni Yakobo, ijwi ni Yakobo, ijwi ni Yakobo. arangije kuko yari umusaza amuhesha umugisha, amuhereza umugisha, ngo wose arawufata awumurangurizaho, wose 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 arawumuha, asohoka umugisha awujyanye. aravuga ati n'ubundi nawuguze ibyo kurya, none wose reka nkujyane. arasohoka, ngo agisohoka bisikana na Esawu, aje nawe kwaka umugisha. ngo Esawu akinjira abwira se ati data nzanye umuhigo, by'ukurya ndabizanye. se aramubwira ati mwana wanjye urinde? ati ni Esawu mwana wawe. ati ninde uvuye aha ngaha? aramubwira ati simbizi data, mpumugisha. aramubwira ati ninde uvuye aha ko umugisha wose awutwaye? Esawu ararira aravuga ati mpumugisha data, mpumugisha ninjye mwana w'imfura. ararira ariko arira bitagishobotse, kubera ko yawuguranye ibyo kurya by'umunsi umwe. naratangaye, abantu benshi b'abarokore bari kugurana ibintu by'ubugingo, iby'inaha. Imana yacu idutabare. bari kugurana iby'agakiza, irari ry'iby'isi. Imana yacu iturengere, Imana idutabare, tutamera nka Esawu tukazaza gusaba umugisha, twarangije kuwupfusha ubusa tukawugurana iby'inaha, kandi isi irashirana no kwifuza kwayo. Imana itugirire neza. Esawu asohokana umujinya avuga ati ndamwica, ariko ageze ku muryango, mama wa Yakobo aramubwira ati mwana wanjye mukuru wasohokanye umujinya mwinshi, ngwino ngucikisha. aramucikisha, aramubwira ati genda uhungire kwa Labani, nugera kwa Labani uzagumeyo kugeza umujinya wa mukuru wawe igihe uzarangirira. ariko amuha kondisiyo, aramubwira ati nugenda ntuzashake mu banyamahanga, nugera ntuzashake mu banyamahanga. ngo aragenda, agezeyo abenguka umukobwa witwa Rasheli, umukobwa wa Labani. agezeyo aramubenguka, amaze kumubenguka musaba Labani. Labani aramubwira ati nta nkwano wabona, uramutenda imyaka 7. ngo amutenda imyaka 7. imyaka 7 irangiye, agiye kubona bamushyingira Leya, baramuriganya nk'uko nawe yariganije. bamushyingira Leya, ngo mu gitondo abyutse agiye kureba asanga ni Leya bamuhaye. aravuga ati ko natenze Rasheli ari we nakunze, ni mpamvu kimumpaye Leya? baramubwira bati mu muco w'iwacu nidushyingira umukuru umutoya, umukuru agihari. niba ushaka na Leya uramutenda indi myaka 7. ngo ayigerekaho kuko yakundaga Rasheli cyane. nasomye mu ijambo rimbwira ngo kubera urukundo yakundaga Rasheli, ngo iyo myaka yamuhwaniye n'iminsi mikeya.
ngo arangije baramumushyingira, ariko muri iyo myaka yose ngo yakoreraga umukumbi wa Labani adahembwa. Imyaka 14 batamuhemba, bamushyingira abakobwa 2. Iyindi myaka yose ngo yakoraga Labani abiriganya, Labani akamuriganya. Inshuro 10 zose zashize Labani amuriganya. Ngo igihe kimwe ku nshuro ya 9 Yakobo afata umwanzuro, aravuga ati noneho Labani ndagucitse. Yakobo ngo afata umwanzuro, arahaguruka arahunga. Labani aramukurikira, aramubwira ati Yakobo, ni iki kiguteye guhunga? Aramubwira ati njyewe uhereye kera undiganya, ibyo kundiganya mbivuyemo ndagiye. Yakobo ngo arahaguruka, Labani aramubwira ati ndakwinginze kuva wagera iwanjye. Yakobo we nibwo nagize umugisha, inka zanjye zarorotse n'intama, guma ahangaha noneho dusezeraniye n'ishuri imwe, nibyongera kukuriganya ninongera kukuriganya noneho Imana izabimpore. Yakobo aramubwira ati noneho dusezerane. Barasezerana. Aramubwira ati iyi nshuro noneho uzareka intama z'imyeru z'ibitare n'izivuka zibizanjye, iz'imikara zizaba izanjye, n'ibitobo bizaba ibyanjye. Labani ati ibyo uvuze ndabyemeye Yakobo, ndabyemeye, ibyo uvuze nzabireka ubijyane. Ariko Yakobo akora ikosa rikomeye. Labani akora ikosa, afata amapfizi y'ihene asa na ya mabara Yakobo yatomboye, afata n'amapfizi y'intama asa na ya mabara Yakobo yatomboye, ngo arayajyana mu rugendo rw'iminsi 3, ayakura mu manyagazi. Mbese afata amusigira inyagazi, amapfizi arayajyana kugira ngo bitazahura bikabyara ya mabara yande ya Yakobo. Nuko Satani ajya turiganya, akavuga ati ntacyo, reka mureke yige, ariko nzatandukanya akazi na diplome. Akabitandukanya, kimwe kikabiri ikindi kikabiri. Akavuga ati reka mureke ashake, ariko nzatandukanya urubyaro. Ugashaka ukajya mu rugo, ariko urubyaro akarushyira hirya yawe kure. Imana itugire neza. Wongera ungabanyirizeho gatoya. Haleluya. Abantu baje gusenga, haleluya. Ngo arabitandukanya, ngashyira mu rugendo rw'iminsi 3. Yakobo nawe ngabibonye, yigira inama nk'umunyamasengesho. Haleluya. Nk'umuntu wavuganye n'Imana yigira inama, ajya mu ishyamba aca uduti tw'imiruzi, ngo arangije adushishuraho ibishishwa byatwo. Hahandi yashishuye akasiga amabara y'imisengo, agashyiraho ibitare, agashyiraho imikara, akavuga ati nubwo amapfizi yari kuzazibangurira zikabyara yayatwaye, ariko nanjye ngomba kwiga ubundi bwenge. Haleluya. Ngo arangije asigaho ayo mabara. Ngigiye kunywa amazi mu bibumbiro, Yakobo akayitambika kagati, ngiciye hagati ya twa duti yarinze, yajya kubyara ikabyara ya mabara ya Yakobo. Imana ifite ubundi buryo. Haleluya. Ngo yiciye muri twa duti yose yarinze, yajya kubyara ikabyara ryabara. Ngo mano Yakobo yakoze kandi kantu keza, ntiyigeze agatambika ihene mbi cyangwa intama mbi. Yagiye atambika ihene nziza n'intama nziza. Noneho inziza zose zivuka ari iza Yakobo. Haleluya. Ngo zivuka ari iza Yakobo, imbi zose zivuka ari iza Labani. Labani ararakara, aravuga ati uyu muntu namuriganije kenshi, ariko none haranyemeje, narinzi ko nabitandukanije bitazahura, ariko Imana yifite ubundi buryo. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ifite ubundi buryo yagutabaramo, itanyuze mu muryango, itanyuze mu mashuri, itanyuze muri bene wanyu, ifite ubundi buryo. Ngo arangije araza, ngo Labani ararakara, ngo iryo joro Imana ibwira Yakobo, iramubwira ati Yakobo ndakunyagiye, zinga ibintu byawe wigendere. Yakobo ngo arazinga n'umukumbi wose n'abagore n'abaja bose ngo arazinduka ngo atahe. Yakobo ngo mu kugenda muri iryo joro Labani agambirira kumukurikira, aravuga ati Yakobo ndamwica, nimufata ndamwica, ntago ari bubeho. Atwaye inziza zose, imbi zose arazinsigiye, nimufata ndamwica. Ngo ariko Imana y'Isaka. Haleluya. Haleluya. Imana y'Isaka isanga
Labani muri iryo joro iramubwira ati Labani we, wahereye kera umuriganya ndakwihorera, inshuro 10 zose waramuriganije ndakwihorera, ku mugore n'abana waramuriganije ndakwihorera. Labani we, wagiye umuriganya akadepoza bikanga nkakwihorera. Labani wagiye umuriganya amahoro nkakwihorera, wagiye umuriganya umugisha nkakwihorera, ariko noneho ndakwiyamye ku mwana wanjye. Abantu bavuganye n'Imana. Haleluya! Labani aramubwira, Imana iramubwira iti ndakwiyamye, ndabona wamaramaje kumukurikira, sindi bugutangire. Hari ibintu Imana igira bikadukurikira kugira ngo birebe amaboko y'Imana iturwanirira. None se baza Abisiraheli mu Egiputa, yaretse Farawo arabakurikira kugira ngo Farawo nagira ku nyanja amenye imbaraga zirya izindi. Haleluya! Hari ibintu Imana ireka bikadukurikira. Hari igihe yemera kumuroza gukurikira, hari igihe Imana yemera ko mwana wanya gukurikira, hari igihe Imana ibyemera, ariko ibizi ikintu iri bukore. Haleluya! Ibizi ikintu iri bukore, kuko uriyizera Imana yacu, niyo tutayizera yiriyizera. Imana ishimwe cyane. Sibyo ko twebwe tuyizeye, uko twicara tuyifitiye icyizere. Haleluya! Kibyanze mu miryango ibishoboye, ibyanze mu baganga Imana irabishoboye, twebwe twicara tuyifitiye icyizere. Haleluya! Yakobo ngo aragenda yumvaga agiye acitse Labani. Imana yamubwira ati Labani wamaramaje kumukurikira, ngaho genda, ariko numugeraho uramenye ntagire ijambo ribi mubwira cyangwa iryiza. Numugeraho ubikirage, uhinduke ibubu. Hari ibintu byagiye bitugeraho bigaceceka. Haleluya! Kubera ko Imana yabahaye itegeko ryo guceceka. Ngo arangije ngo aramukurikira. Yakobo akebutse, niyo magambo twasomye, ngabona Labani yamukurikiye. Nagira ngo mbibutse, Abisirayeli bakebutse bakabona Abanyegiputa babakurikiye, mwibuke ko batatse bagatakira Mose. Nagira ngo mbabwire akantu nakuyemo, buri rugamba rwose Imana irurwana uko ruri. Buri rugamba rwose Imana irurwana uko ruri. Mu Banyegiputa yarurwanya nk'umukanishi, imanukana amasupana yinjira mu mapine y'Abanyegiputa, icomoramo imyuka. Abanyegiputa bakuriye bumva biranze, baravuga ati duhunge. Haleluya! Humura, urugamba rwose rurwana uko ruri. Iyo ari urw'uburwayi yambara itaburiya y'abadogiteri, ikamanuka nk'umudogiteri. Urugamba rwose Imana irurwana uko ruri. Iyo ari ubwubatsi imanuka nk'umwenjeniyeri. Buri rugamba rwose iribashije. Abari kunyumva, haleluya! Imana ishimwe. Ntugire ikibazo ngo ko yakijije indwara muri riteraniro ngo kandi ibyanjye bigikonuye amazi. Buri rugamba rwose ifite ukuri rwana. Haleluya! Ngo arangije ngimugezeho, ngo ageze kuri Yakobo, ngo Yakobo amuhindukira aramubwira ati Labani we, kunkurikiye vuba vuba byagenze gute? Niki cyawe natwaye? Saka mu bintu byanjye usaka no mu byawe. Nubona ikintu cyawe kiri mu byanjye ugishyira imbere ya bene wacu na bene wanyu badukiranure. Aravuga ati Labani, namazi wawe imyaka myinshi, nagutenze abakobwa bawe bombi, wagiye uhindura ibihambo byanyu inshuro nyinshi. Labani, no kumanywa waranyikishaga izuba n'inyota, nijoro ibitotsi bikanguruka. Labani, abaye iwawe nta byishimo, abandi barasekaga njye sinseke. Labani we, ni iki kiguteye kunkurikira? Jambo nakuyemo nuko iyo Labani asanga hari ikintu Yakobo afite cya Labani, Yakobo nta jambo yari kugira. Ariko ndabingingira Imana muri riteraniro, twahereye mu gitondo Imana itweza, twahereye mu gitondo Imana itubwira kwezwa, twahereye mu gitondo twihana. Ndakwingiza ntabe hari akantu ka Labani wasigaranye ngo aze kugahagararaho, kuko Imana yambwiye ngo irashaka gucyaha. Imana irashaka gucyaha. Hari ibintu ishaka gucyaha muri riteraniro, hari ibintu ishaka gucyaha. Twebwe twaracyashya biranga, imiryango ishyiraho imbaraga biranga, ariko nyir'ububasha avuze ko agiye kuducyahira. Ababyumvishe, haleluya! Ntabwo twakwirirwa twica
yicaye imbere y'Imana gutya ngo ituvanire mwaho. Haleluya. Labani nta jambo yabwiye Yakobo, yaramwaraguritse aramubwira ati niki cyatumye ugenda utampaye abuzukuru ngo mbasome n'abakobwa banyu ngo mbasome basezereho. Ayiwe, Yakobo aramubwira ati Labani wese imbabazi zawe ziguteye kuvuga amagambo meza, ndakuzi ukuntu tumaranye iminsi, ndakuzi ntago ari imungiriye Labani we, hoya 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 ndakuzi, ahubwo hari icyo Imana ya data yakoze. Haleluya. Icyama Imana ya data ikagira ikikorera muri iri teraniro, umuntu wese agatahana ikimenyetso cy'ibyiza. Imana ishimwe cyane. Aravuga ati ntusanzwe umbwira neza, reka da, hari igihe usanga ibintu byemeye, wacuruza ukabona biremeye, wadepoza ukabona biremeye, ntuzagira ngo n'imbabazi za Labani, ahubwo Imana hari ibintu izaba yagucyahiye. Abanyumvishe haleluya. Arangije aramubwira ati Labani we, iyaba Imana ya data, iyo Isaka yubahaga itabanye nanjye iri joro, vuga uti itabanye nanjye muri aya materaniro, itabanye nanjye muri aya materaniro, ntuba wabuze kunsezerera ntacyo mfite, ahubwo Imana yabonye ukuntu niriwe imbere yayo, hari ibintu nakinze, hari ibintu naretse, hari akazi naretse, yarebye umuruho w'amaboko yanjye, iri joro ryakeye iragukangara. Haleluya, haleluya, haleluya. Icyama mukabyumva Imana ikagira ibintu dukangarira. Haleluya. Perutse kuyibona ikangara, yarankangariye mu minsi ishize, byari byarandenze imyaka 14, byari byaranshanze, ariko Imana ikajya imbwira ati nzaza, kandi niza nzahera kera mu bugeni, nzagukangarira mpereye mu bugeni, niza kugutabara niho nzahera. Kajya nibaza icyabayeho kikanyobera. Ubu umuntu wese afite ibyo yavuga kuri Yesu. Muri ibyo yaravuze ngo nubwo utazi gushomaka kuko utari umuhanga, ujye uhamya gusa ko Yesu ababarira. Haleluya, haleluya. Ahari njye sinabivuga nk'uko wabivuga, ariko ujye uvuga ibyo ubashije kuko bihwanye n'uko yabikukoreye. Haleluya. Imana ishimwe. Irambwira iti ndaje. Ntayibwira nti Imana we bizageza ryari? Imana irambwira iti ninza kugutabara nzahera mu bugeni. Minsi yashize muri Covid, reka mperaho ngaho wenda singiye kera cyane ibyabaye. Mana agiye inkangarira Labani ndi umukobwa, bakamfungira mu nzu, Imana ikambwira ngo nkugize mina yigenza, inzugi zigaturika ngasohoka, Imana ikantambutsa ngo ni birebire. Ariko reka mvuge ku byankangariye shabundi nyuma ya Covid. Amen. Haleluya. Nyuma ya Covid, Imana irambwira ngo Covid iri kurangira, irambwira ngo fayina ntikarame, irambwira ngo ntangarize iri tangazo, umuntu wese twagumanye, umuntu twagumanye ntajya mu byaha, akagomeza agasenga insengero zifunze, agakomeza agakiranuka, mubwire ngo nje kumutabara, nje kumwiyerekanaho ko ndi Imana. Ndayibwira nti mperaho nzajya mbibabwira nzi ko kuzana bikora. Mperaho mujya mubwiza Imana ukuri. Nayibwira nti mperaho, nanjye ntaho nagiye. Mperaho inuma umugabo uvuye Igisenyi yaje iwanjye atahazi, azabaririza, ageze mu rugo yahereye mu muryango, nari ndimo gufura, ndasohoka ngiye gukingura, yinjiye ameza atya ati Imana irahinduye hasi hejuru, Imana irahinduye. Aravuga arahanura. Ndangije navuga nti reka nkwakira, ati hoya narinje kuvuga iki Imana intumye ndatashye. Ndavuga nti ariko niyivuze. Arangije aragenda. Nta minsi yashize nyuma ya Covid iri kurangira, mbona Imana ije guhindura. Nari ngiye kuyobora icyumba ari kwa gatatu, Imana iraza, natashye nsanga Imana yaje mu rugo, yahinduye amakaro yose, parafo yose, ibintu bya najyaga mvuga nti se abantu baba mu nzu ya parafo gute? Irimo parafo. Abantu baba mu nzu y'amakaro bundi gute? Ngewe njeje bundi mumbabarire. Haleluya. Ngewe njeje bundi nta bintu by'akamenyero mfite, nibwo nyiva mu ishyamba.
haleluya. Nibwo Imana inkuye mu ishyamba, ndangije araza Imana irapakira mu rugo amakara, ibintu byose byo gukora amasuku mu nzu ibishyiramo. Irambwira ati ntabwo ndaza ndaje umbone. Ndangije ndicara, irambwira iti ngiye guhera mu bugeni noneho nibwo ngiye kugutabara. Ubwo ngewe mfite abana, sinababwa umubare w'abana mfite abana 6, baba ari 8, napfushije 2 ba mbere. Noneho abana 2 ba mbere bapfuye ku mpamvu z'umurozi. Dukora ubukwe, tumaze icyumweru dukoze ubukwe, umurozi yaraje w'umusiramukazi atabika ibintu mu rugo iwacu. Amaze kubitabika abitongeraho amagambo, aravuga ntibakabyare ngo baheke, nibakabyare nibanabyara ntibagaheke. Atongera ibintu byinshi, ntibakagira umugisha bafata, ntibakagira ikintu babona, ntibakagira ishyari, ntibakagira ihirwe. Arangije aragenda. Imana ikamwa ngo niza kugutabara nzahera mu bugeni. Kumbe Imana yo ihagarara mu itangira ikabona mu iherezo, yari izi cyabereye mu bugeni. Noneho ubwo je wundi irambwira iti ngiye kubikora, nje kugutabara. Ndavuga nti Imana, nsanzwe nkuzi ngwino ntabare, ni wowe uzaho byapfiriye, nge ntago mpazi. Noneho Imana imvaho isanga muramukazi wanjye, mushiki w'umugabo wanjye, agiye gusengera ahantu mu birembo, ahahura n'umusaza w'umunyacyangugu. Aramubwira ati reka ibibazo byawe, reka kwisengera, sengera urugo rwa musaza wawe, ndashaka kurutabara. Arangije aramubwira ati kugira mu rugo rwa musaza wenda utabare, uzagenda ushaka umusiramukazi witwa gutya, nimureba n'amaso ku maso azahita akubwira, zamutera ubwoba, kubwira ibintu byose yakorera urugo rwa musaza wawe. Ubwo umwana wanjye w'imfura yari umuhungu, yapfuye ngiye kumubyara, ndi Kimironko. Ngeze kwa muganga barambwira ati bimeze neza, uri kuri 6, ariko Imana irampamagara irambwira ngo fayina usenga abadayimoni bagusabye kandi baranyura mu baganga. Ndasenga bigeze saa 6 z'ijoro, bati uracyari kuri 6, uryamira urubavu rw'ibumoso sinzira. Kubyara bwa mbere rero iyo bakujyanye niyo ujya, njyamira urubavu, umwana araza araranirwa, ndahamagara barantuka, umugore uje kubyara bwa mbere naryama sinzire, turaza kukurebera humura, barantuka ijoro ryose. Numva ngiye guhera umwuka, mpamagara umugabo, wambabariye ukaza ko numva ngiye gupfa. Araza arabakomangira, baramutuka ati nta mugabo dushaka hano, genda ubibwira umuzamu araza. Ati mwakabyara, mwabyutse mugafasha uwo mugore ko ari ubwa mbere aje kubyara. Barabyuka bati ngwino turebe. Ndaza bati weti baratwica, ati umwana yaje weti baratwica, bati twiyaranje tumumukuremo. Umva bankuyemo umwana, ni ubwa mbere, ibise byahagaze, ababyeyi barabyumva, nagira umubabaro mwinshi kuri iyo seta. Umwana bamunkuyemo, uko bari 4 bose bahugira ku mwana, bareba ko baramira ubuzima bw'umwana ari gupfa. Baravuga ati turakora iki? Bafata ka kantu binisha umwana ku mupira, basanga karapfuye, bafata kandi kagavandarateri, basanga karapfuye. Baravugana bati turakora iki koko Mana, uyu mwana ngo tumugarure, Mana tubabarire, Mana tubabare. Babivugaga numva ngewe ndi ku gatanda, ndi niyanyuma sindabyara, badaho bari ku mwana, nanjye numvaga nenda gupfa. Noneho uko bahugiye ku mwana, iyanyuma nayo ikagizamuka mu mutima, indi itangira kubyimba. Noneho hashize nk'iminota 30, sinzi uko namurebye, mbona akana kabaye gutya. Ndabane muga uwo mwana ubwo ni muzima. Aravuga ati we atarapfuye kandi yari umuhungu, ati harya ari uwa mbere, ntiyari uwa mbere. Aravuga atarapfuye, ati Mana we tudukora iki? Undi arita afata ahubwo na mama arapfata, ni murabinda ahantu igeze. Bahita bangarukaho bajya kurwana no kuntabara, ariko ndashimira Imana yahankuye amahoro. Haleluya. Imana ihankura amahoro. Twatashye tujya gushyingura, shoreye serikeyi, mfite na varize y'imyenda. Ntamvuga ntari ko Mana twavuganye kuzambwira wambwiye ko abahungu n'abakobwa, Mana nibiki nuko uhemba. Bukiye hadatinze mba ntwaye indinda, ndigize amezi 7, numva mfashwe n'ibise mvuye mu isoko, mba ndatashye. Ngira umugabo nti ndumva ibise bimfashe, hari nka saa 3 z'ijoro. Ndavuga nti dusubire Kimironko batanyica, tujye Kibagabaga. Tuba tugiye Kibagabaga, tugezeyo bakoze ku mutima w'umwana, basanga umwana yapfuye. Barambwira ati nawe yapfuye. Umugabo acyumva ko umwana yapfuye
baragiye masigaye aho ngaho njyenyine. Banshyize ku gatanda saa 5 z'ijoro, nakavuye saa 5 z'undi munsi, nabaye umuhondo nenda guhwana n'iyo nda. Naho ndashimira Kristo wahankuye amahoro. Imana yacu ishimwe cyane. Ndangije ndagira mbabwire, imbaraga zibiturwanya zirahari, ariko zituranye n'imbaraga zibiturwanirira. Imana ishimwe cyane. Nimuhumure, nimuhumure, nimuhumure. Imana twicaye imbere n'Imana ihindura amateka. Ndangije ibyo byose byakorwaga n'ibyo bintu bari baratabitse mu bugeni. Ngewe ntago narinzi ikica abana. Buke yashize iminsi navuga ndi sinzongera kujya gusenga. Nasenze ndi umukobwa kuva nakizwa nkurikiye Imana, none Imana ihemba nabi. Niba ari uko ihemba, ngewe mbivuyemo. Mfata umwanzuro njyenyine mu mutima wo kutazasubira gusenga. Najyaga mu rusengero, umuntu yaza gushima Imana ateruye umwana n'ibishare bisa n'ibyo naguze, nkirirwa ndira ngatahana amarira. Nabandi sinzasubirayo. Fashe umwanzuro mubi rero, nza kujya ahantu gusura umurokore, nsanga abarokore bateranye bari gusenga. Burya niyo dusenze tutari hano Imana iravuga. Haleluya. Ndangije umugabo utanze barambwiye ati we wa mumama we, urarizwa n'amarira y'urubyaro. Ati ahubwo dore ibyisha abana bawe nawe biragutwaye. Nabyutse mu gitondo ngibyumva ku mazi. Reka babwire, iyo bitarakomera ushaka bamusenga, iyo byakomeye ubyuka wenyine. Have. Haleluya. Nabyukiye ibyumba ku bandi, kandi Imana nta mikino. Itumye abana bagena nanjye yanshishaho, nzindukira ku mazi. Ngeze ibyumba rero nari narananutse kubera umubabaro. Mva ku biro 75 ngera ku biro 45. Nagiye nivugisha rero, ndavuga nti Imana, sinshaka abatubuzi dore ko nabo babaho. Ndashaka Imana ivuga. Noneho nkuyemo impeta, nambaye n'akajipo k'umukara n'agashati. Imana iri bumenye ko ndi umugore, iraba ari Imana. Ikindi imenya ko napfushije abana, iraba ari Imana. Ndagenda ngeze ku mazi, mbona abantu nka 6 bicaye ahantu ku musozi bari kwitunganya ngo bajye mu mazi. Numva ijwi rirambwiye ngo jya muri bari abantu witunganyirizemo. Ndangije ndagenda, uko ndi kugenda mbasanga harimo umudamu umwe aba yankuruye, yampereye hepfo nzamuka mbasanga. Abaravuze ati mwese nimuceceke. Uyu mubyeyi ataragera hano arambwiye ati Imana irambwiye ngo uri umugore. Dufite Imana ireba. Haleluya. Arambwiye ati Imana irambwiye ngo uri umugore. Ikindi irambwiye ngo warize amarira menshi y'urubyaro, ariko irambwiye ngo irirahiye. Hari igihe yirahira, n'uyu munsi yongere yirahire. Abari kunyumva haleluya. Raba ngo ndirahiye, sinzongera kukuriza amarira y'urubyaro. Ndavuga ntiyi niyo. Aravanga Imana iravuze ngo iremye umwana w'umuhungu mu nda yawe. Nataba umuhungu uzaza ubimbaze ntuye ku gisozi. Amazi ntayo nabaye nkijyamo. Naravuze nturavuze ndakumvishije, nahise ntaha. Ariko nivuga jya witahira. Niwumva ari yivuze dutaha. Haleluya. Ndataha. Ndazambwira umugabo ni ivuganye nanjye ndayumvishije. Yamenye ko ndi umugore, yamenye ko nababajwe n'urubyaro. Impaye umwana w'umuhungu nikivuze. Bidatinze twabyaye umwana w'umuhungu. Nyuma y'uwo muhungu mukuru iduha abandi tugize 6. Iyi Mana mwayimpereye amashyi menshi yo kabyara. Kugira ngo uwo mwana w'umuhungu nawe tumubone, tuvuye kubyara amaze amezi 3. Irambwira ngo mugurishe mwihuse kugira ngo mutavanga muhetse amaboko. Dushaka umukiriya turamubura. Twari dutuye harakwira ry'i Remera. Noneho irambwira ngo nkoherereje umukiriya. Buri Imana igira n'abakiriya. Yigira abakiriya. Imana igira abakiriya, ntuziyobora ujye uyoboza Imana. Ibintu byose Imana ifite ukuntu rurwana. Urugamba rwose rurwana nk'ukwiri. Niba ari abakiriya iza nk'umukomisiyoneri. Haleluya. Irangije inyohereza umwana w'umukobwa. Baduhaga 3,500,000. Ituzanira umwana w'umukobwa udafite ibibazo. Atwikubitira 4,200,000. Irambwira ngo nimuyafate n'ijye umuzanye mugende mutavangaho mugiye gushyingura. Tuba turagiye. Turimuka tujya aho dutuye ubu ngubu. Kumbi Imana iri kuduhunza cya kibazo twinjiriraho tugasohokeraho. Ejo bundi rero muri Covid nibwo Imana yaje kugikuraho.
Imana yambwiye ngo njye mbivuga kugira abantu bongera bumva imbaraga z'Imana. Iraza, uwo mudamu yari yaragiye gushaka hehe mu Mutara, niho atuye n'uyu munsi niho ari. Umudamu murokore muri corona insengero zifunze wari utwite w'inshuti ye, aramubwira ati ko ntwite kandi igihe cyo kubyara cyarenze, wamperekeje bakansengera tukazajya kubona kujya kwa muganga. Arangije aramubwira ati tugende njye kumva iby'abarokore. Bageze mu cyumba, Imana ntiyafata umuntu utwite isingira umusilamu, iramubwira ati wowe n'abana banjye watagangaje, n'abana banjye warishije amarira menshi, ravuga ngo ibintu watabitse nutabitaburura nzagukokora nk'uko igiti gikokoka. Arangije avayo n'uwo mugore atabyumva neza, ageze mu rugo ubwoba buramwica, akumva ibyo bamubwiye ni ibyazi yikoreye. Asubirayo nijoro kujya kureba wa muhanuzi, aramubwira ati uranzi? Ati ntabwo nkuzi. Ibintu wambwiye ko na mama na data batabizi wabibwiwe n'iki? Aramubwira ngo Imana y'abarokore. Haleluya! Imana y'abarokore irareba, Imana y'abarokore irareba, Imana ishimwe cyane. Aramubwira ngo Imana y'abarokore niyo yabinyeretse, amubwira n'ibindi atavugiye mu bantu. Umusilamu ararera afata nkora iki. Aramubwira ngo ikintu Imana yambwiye gukora nuko uzajya ukabitaburura, kuko biracyafite imbaraga, biracyabanyeganyeza, biracyabakurikirana. Mu myaka 14 nta konte n'imwe y'ibihumbi 10 tugira, twarabigerageje biranga. Mugabo afunguza konte, arafata reka dushyiraho udufaranga umwana atazarwara tukabura uko tubigenza. Ayifunguza muri Kopedu, abitsa y'ibihumbi 5. Iyo konte nagatabo nakibagiwe, iyo konte bya 5,000 byashize bakata 500 amezi 10 arangiye 5 bihuriramo. Ndavuga nti Imana utuzabaho gute kweri? Ariko Imana ifite ubundi buryo. Haleluya! Ndangije Imana irambwira uwo mudamu ngo Imana yamubwiye ati nutabitaburura Imana igiye kugukokora. Muri Covid akiri gushidikanya, umwana we w'imfura wari ufite imyaka 21 yabaga iwabo hano kuri gereza ya Kimironko. Umwana yapfuye atarwaye w'umuhungu, baramubwira ati umwana arapfuye. Asubira kuri wa mudamu w'umuhanuzi, aramubwira ati dore none n'umwana wanjye arapfuye. Ati ni ya mana uri gutinda ahubwo n'abandi baragenda. Arangije muramukazi wanjye ahuye n'umuhanuzi, araza asanga inyagatovu ndi kwinjira mu rusengero ngiye kuyobora. Arambwira ati buretse kwinjira nkubwira amakuru. Arambwira ati Imana yambwiye umuntu witwa gutya w'umusilamu mwari muturanye, waba umuzi? Ndamubwira nti uwo mugore ndamuzi. Arambwira ngo Imana yambwiye ngo nimubona nibwo ikibazo kiri iwanyu kizarangira. Ndamubwira nese ko yashatse mu Mutara ariko njya numva. Arambwira ati ngomba kuhamenya kuko niko Imana yantegetse. Yagiye Kimironko ashaka nimero ze arazibona, aramuhamagara, aramubwira ati ndi mushiki wa runaka naje mu Mutara, none ndangira huba nze ngusuhuze, nanze kugenda ntaje kukureba. Aramubwira, arahamurangira neza, aramubwira ati ndabona amasaha yamfashe reka ntayejo bundi nzagaruka. Bukera arambwira ati ampaye adresse none nshaka kujyayo, nshaka amafaranga ndayamuhereza, aragenda ajya mu Mutara. Bakirebana amaso ku maso. Imana ifite ubundi buryo. Bakirebana araturikararira, aramubwira ati nahemukiye musaza wawe, ati naramuroze, urugo rwabo nararuhemukiye, narabaroze, narinzi ko batazabyara ariko umugore we n'umunyamasengesho baranze barabyara. Aramubwira, ararira, aramubwira ati ariko Imana y'abarokore irenda kunyica, yantegetse kujya kubitaburura, uramfasha iki? Aramubwira ati noneho genda uzajya ahantu bagurishije undebera uko hari hameze kari ko akimeze, kugira mbone amahoro nzaza mbitaburure. Araza arabimbwira ibyo bavuganye byose, ajyayo aho twari dute n'iryo rusengero, ahasanga umwana w'umusore aribo bahaguze. Aramubwira ati rero iyi nzu bari barayiroze, nicyo cyatumye musaza wanjye apfushiriza abana, none Imana dusenga yagaragaje aho ibintu babitabitse, muraduha uburenganzira baze babitaburure. Umwana w'umusore asengera murano macace nyine hanze, ahita avuga ati yewe ati nanjye senga Imana nimba ari ibirozi bazaze babitaburure. Pita nshaka amafaranga 20,000 mbihamura mu kazi wanjye, abyoherereza wa musilamu na wa mugore w'umuhanuzi kazi ngo bazane. Baje ku itariki 6 z'ukwezi kwa 3. Twari turi mu mahugurwa y'abubatsi ngo. Tariki 6 z'ukwezi kwa 3
baraza muramukazanjye kubafatira ari i Remera, arampamagara ati baraje, ariko ntumwiyereka atagira ubwoba bwo kubikuramo kuko yansabye kutabibabwira. Ndamubwira nti nta kibazo, nanjye ndacungira hafi aho, nari meze nk'uri ku gise. Araza batira ipiki, mbaha 2,000 byo kugura byo gutira ipiki, barayizana. Noneho ashaka undi mudamu w'umunyamasengesho ari Nyagatovu, bajyanayo. Barangije na wa mudamu wavuye mu Mutara w'umunyamasengesho, baraza barabanza barasenga. Wa musiramu afata ipiki, uwo muhungu twamuhaye 2 acukura nka hano, arabibura, aravuga ati Mana ko mbibuze, ati nimwigire hano kuko bari barahashize sima hose, ati nimwigire hano gutya hari nkaha ngaha, ati kuko hari gumiyenzi, nshukura negereje imiyenzi. Begera imbere bacukuye hafi nka metero, bakubita ku gasanduku k'icyuma. Aravuga ati ngibyo ndabyumvishije nibyo, ati Mana we, ati Mana barokora iranyishe, ati mubikuremo, ati sesa neza. Baracukura babigakuramo agasanduku kameze nka tuno tuntu babikamwe ibiceri, batamwe ibiceri, ka kantu harya bakitangwa iki, agakesi, niko kari kangana, karimo ibintu, imyenda yadutwaye, imisatsi, amazi twakarabye intoki turya ubugari. Bari baramutumye ibintu byinshi byinshi, burya nabo baragorwa. Arangije mupfumu ngo rero amubwiye ngo ugasudirize, nibitageraho amazi bizakomeza bibagireho ingaruka kugeza bapfuye. Noneho kari gasudiriye neza neza. Muramukazi wanjye arampamagara ati tubikuyemo, ati ngiye kugacisha ko ari ku bacuzi, azamuka ku irimbi hejuru hari abacuzi, aragenda baragakata neza, arakagarukana. Ageze mu rugo nabo barasenga. Muri kwa gusenga rero umwuka w'Imana, haleluya, afata wa musiramu aramucugusa, aramutegeka kubivuga byose ibyo yakoze. Avuga ko yabikuye hafi y'u Burundi ku mupfumu hari Gitarama ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Avuye amafaranga yatanze 70,000, harimo ayo nakuye mu biganza byabo bari bantumye ngo nze nyarebe, ndababesha ko mfite ikibazo, bampa amafaranga. Imana idutabare turebera aho tutareba yo kabyara. Amafaranga nayo yabaretabitse inyatsi, ntibakagira icyo bafata, ntibakagira icyo babona. Urugo ntiruzagira amahoro, mugabo ntakishime mu rugo, ajya ashaka umunezero agiye hanze. Hagati aho harimo urugamba rurerure umuntu aba yaranyuzemo, ariko ndashimira Imana izi gukangara. Haleluya, Imana irankangarira. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu k'umwaka washize nibwo byabaye. Imaze kubitaburura, Imana irambwira ngo noneho funguza konte ngo amafaranga. Irambwira ngo nguhinduriye akazi, nakoraga mu isoko rya Kimironko. Irambwira ngo nguhinduriye akazi, ndavuga ntujye uvuga nkabyumva, ni wowe uvuze. Iseta mpita njyayigurisha, nabandi sinzasubira mu nyanya na karoti, mbyuka saa 9 z'ijoro iragahinduye. Nivuga ujye ubyizera. Ndagenda ngurisha iseta, bampa 400 kuva mbayeho mu nda ya mama, nibwo nari mbonye 400. Ye baba we, abagore bayinguriye iseta n'abakarasi bazunguza inyanya. Ndavuga abakarasi bagira 400 kweri, njyewe ntabyo nigeze ngira. Ndababwira ni yewe ni muntabare mumfashe tugende muyantwaje, nibwo bwa mbere mbonye 400. Baraseka. Ndangije nishyura nk'imisoro, sigara na 300. Kubera ya banki yadukatiye 5, namba nihe banki itazayakata, nihe banki itazayakata Mana. Mpagararo prenta navama nihe banki. Musaza wanje n'umucuranzi turaririmbana, ndamuhamaga nti wandangiye banki idakata amafaranga. Arambwira ati haraka banki nzi, ntikambwire. Arakandangiye ati uhagaze ro prenta, reba imbere yawe hari ibintu bitatureba. Nahanyuraga imyaka yose sinarinzi ko ari banki, natambukaga nyine nigendera mu byanjye nkagaruka mu byanjye, burya bitakureba ntibikureba. Arambwira ati soma, ndasoma. Ati injira aho ngaho muri Reshigo. Ndinjira ndafunguza, amasanga umudamu nasengeye avuye Faisal, umwana yapfuye, asanga nyoboye amaterana. Baramubwira ati nusanga Fayina umubwira gusengera umwana arakira. Turasenga, Imana iri mu ijuru iramuzura. Aravuga ati Fayina we narakubuze, ati nashatse kuza kugushimira ndakuba ntibyo sibyo binzanye, ndangira uko bafunguza konti. Umuntu yavuganye n'Imana bayihagazeho. Haleluya. Arandangira, aramfunguriza, ndataha. Reka mbabwire gukora kw'Imana kuva mu kwezi kwa 3 kugeza mu kundi kwa 3 kundi kuyu mwaka washize, Imana ari impaye 8,000,000 zanjye,
atari ay'umugabo, ari ayanjye. Imana ifite ijwi yahamagaza amafaranga kumva. Imana ifite ijwi wowe wayahamagara bikanga, ariko uwera yahamagaye biremera. Haleluya! Amafaranga agira amatwi. Ndakurahiye. Njyewe wabonye 400 nkikanga. Reba nabonye 8,000,000. Najyaga kumva kuri telefone nkuva umuntu arambwiye ngo nagushyiriye agafanta kuri telefone, najya kora ngasana 500 ngasanga ni 100,000. Abandi Yesu wa Imana ifite ubundi buryo. Haleluya! Amafaranga araza 8,000,000 mbona zigezeho n'ibindi. Irambwira iti ngutereye urudodo, urwo rudodo uzajya urusoramo buri kwezi. Nyoberwa ikintu Imana ivuze, n'igivuga mujye mwumva. Nyoberwa ikintu ivuze ntidodo bayitera batemana, kumbi ni ikindi gipanga igiye kumba. Haleluya! Imana ishimwe. Inyongera ikindi gipangu kirimo imiryango 10. Yebaba data wa twese we, Imana inkubita amafaranga. Nanjye niga kwambara nejo bundi we, niga kugura agakweto nk'aka Yesu we nejo, ariko Imana muyimera icyubahiro. Haleluya! Imana iracyafite ubundi buryo. Wikwigirira nabi, Imana iracyafite ubundi buryo. Witerwa ubwoba n'umurozi, Imana ifite ubundi buryo. Abasilamu yabakoresha bagakuramo ibyo nta nubwo arakizwa n'ubu n'umusiramu, ariko Imana iramuzana arabitaburura. Kandi naratangaye, Yesu ageze kwa Lazaro ntabwo yarwanye n'ibibuye ngo abikureho, yaravuze ngo ababishyizeho ni bande, nimuze mubikureho. Humura, ababishyizeho nibo bazabivanaho. Haleluya! Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya! Natangariye Imana irambwira ngo ibyo nkoze ni bito. Tambuka ubibwira abantu bongere bumve gukomera kwanjye. Kubera ko abantu baretse kuvuga Imana mu buryo bw'ubuhamya, kandi abandi reka babireka, abandi babigizemo ubutubuzi bagashyiramo ibitari byo. Ariko irambwira ngo genda ubivuge kuko nguhaye ibihamya. Imana iracyafite ubundi buryo yanyuramo igutabara. Ifite ijwi yakangarisha Labani n'igihe yakuriganirije, nawe ukabona umunyago ukuyeyo. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Dawidi hari ijambo yavuze muri Zaburi ya 51 ku murongo w'10, aravuga ngo Uwiteka ahereye ku 9 avuga ngo unyejeshe Zobu ndera ndushurubura. Arangije aravuga ngo nurangiza kunyeza ratamana unyumvishe ku munezero n'ibyishimo, kugira ngo amagufwa yavunitse yishime. Icyama muri riteranira Imana ikatwumvisha ku munezero. Icyama abantu bari bafite ibibazo Imana ikabumvisha ku munezero. Icyama bari babuze ibyiringiro Imana ikabumvisha ku byishimo. Iyi Mana twicaye imbere irabishoboye. Haleluya! Kandi hari n'ijambo maze iminsi ntekerezaho. Yesu niyo cyaba ari igihe cyo cyaba kitari igihe cyo kugutabara, hari ukuntu abigenza bikemera. Ageze Kana, nyina aramubwiye ngo icyo kunywa kirashize, aramubwira ati mugore tubigendanyemo dute? Yesu aramuhindukirira, ahindukira abahereza aravuga ati mwebwe mwicecekere, apfa kuba hari gusa mwuzuza amazi mu ntangwa, apfa kuba hari gusa. Yesu apfa kuba hari gusa. Haleluya! Yesu apfa kuba yahageze, mwebwe mwuzuzamo kwizera gusa, ibindi mubimurekere ngo buzuzamwe amazi. Yesu ntajya akunda guseba, ngo abonye ko icyo kunywa cyarangiye yikatisha mu gikari gakeya, asanga kwizera baguteretsemo. Twebwe ntabwo dushyiramo amazi, turashyiramo kwizera. Ngo asanga abagore bazamuye kwizera, asanga abagabo bazamuye kwizera, asanga abasore bazamuye kwizera. Yesu abibonye ko kwizera kuzuye. Haleluya! Arababwira ngo nimuhereze abantu icyo kunywa. Ngo baragenda bahereza abantu icyo kunywa. Ngo umusangwa mukuru avuga ati murantangaje, inaha mwebwe murabicurika, abandi babanza ibiryoshye bagaheruka ibibishye, none mubanje ibibishye muherutse ibiryoshye. Ndagira ngo ngutangarize nubwo byakubihiye, ibyo Yesu agiye kugukorera bizaba biryoshye. Haleluya! Nubwo byari ubuwihe, nubwo byari birukurura, nubwo byari bikunaniye kumira, ibyo Yesu agiye kugukorera bya nyuma bizakubera uburyohe. Imana ishimwe cyane. Muhaguruke dusenge. Muhaguruke dusenge. Imana ifite ubundi buryo yanyuramo ikabigenza neza.
Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Helatasi edrome tasakotara binifo tasini ni mando wa yasire hetopaya sansoma. Imana yambwiye ngo muri iri teraniro ikuye mwifu nyinshi gupfa abantu batunguwe, ngo mu Imana ikuye mwifu zo gupfa abantu batunguwe. Imana ishimwe. Warariganijwe mama, warariganijwe papa, warariganijwe inshuro nyinshi, no kubukira aho ngaho uri n'impamvu zo kuriganwa, kuko mu mipango y'Imana kwari ukukuzamura buri mwaka, ariko Labani abyitambikamo. Banza ucuguse wumve niba nta kintu cya Labani gifite, niba nta buhehesi bwo kwa Labani, niba nta busambanyi ugifite, niba nta bujura bukikuriho. Ndatekereza ko kuva mu gitondo twihannye, nucuguse ukumva ntacyo, turasenga amasengesho yo kwigaragambya. Dawidi yaravuze ngo nzigira ishyano imbere y'ababisha. Tugiye kwigira ishyano imbere y'ubushomeri bumaze iminsi, imbere y'uburwayi bumaze iminsi, imbere y'abarazi batuzengereje. Tugiye kwigira ishyano. Imana itugirire neza. Hasanti tepone kota saniwa ya sidebore. Mureke dusenge. Imana igiye gushyiraho izindi nzira. Halala waya sasoma tawere kidestayi enita somanifo doblere kidestaya eneho yasire. Niwirwaneho nawe, wava mu ntebe gakeya, irwaneho. Hari abakobwa birwanyeho ba Serafawati, baravuga ati ntabwo turi bupfira aha, hari ingingo iturengera. Baravuga ati data ntiyafatikanije n'abandi, none kuki twabura gakondo? Kubera iki twabura gakondo? Ngo birwanaho bajya kwa Mose, baramubwira ati tuzanye urubanza. Mose turaruzanye. Zana urwo rubanza rwawe mama, zana urwo rubanza rwawe papa, zana urwo rubanza rwawe, zana ko karengane, zana ayo magambo bakuvuze, zana ubwo butindi, zana ubwo bukene. Oh haleluya! Irwaneho, irwaneho, irwaneho mama, irwaneho wa mugabo we, niwirwaneho wa mubyeyi we, niwirwaneho wa mukobwa we. Tugeze ku isaha yo kwirwanaho. Iyi ni isaha yo kwirwanaho. Irwaneho. Bwira Imana kubirambiwe, bwira Imana kubyanze, bwira Imana kubirambiwe. Helala tokata ya sinimore shana wara topa sakuta ni mando tewere sikidibai shana wa. Uyu mutwe wabaye karande, irwaneho Imana iwukize. Helala igihe wadaporesha bikanga, niwirwaneho bigiye kwemera. Igihe washakiye urubyaro bikanga, irwaneho bigiye kwemera. Imana ishimwe. Elata sinima tokita saso topere voregeresha sanini mando wa yasire helele topai. Igihe wabereye mu ruzerero wa mumama we, igihe wabereye mu ruzerero, Imana irabyanze, Imana irabyanze. Niwirwaneho, hoya niwirwaneho, irwaneho mama, niwirwaneho waje gusenga, irwaneho waje imbere y'Imana, hoya niwirwaneho. Hayazane waratayisi tepore kota. Byaranze ku bantu, ariko imbere y'Imana ishobora byose niho turi. Byaranze ku mugabo wawe, ariko twicaye imbere y'Imana ivuga bikaba. Byaranze muri famiye, byaranze, byaranze. Irwaneho, irwaneho nka wa mugore. Kora ku nshunda gusa, kora ku nshunda za Yesu. Muvome mwimbaraga, gira ikintu mukuramo, gira ikintu muvanamo. Yelele wala saso tawita la sidebore shana tokata ya sinima helele wa yasire. Iyi ndwara yo kuva Uwiteka we yikamiriza muri iri teraniro. Yikamye, yikamye. Reba abahungu n'abakobwa muri izi nda zitabyara, Uwiteka. Data, 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 turaje imbere yawe muri uyu mwanya. Twongeye gusaba ngo ugire ibintu ukangara, gira ibintu ukangara kuri bano bagabo, gira ibintu ukangara kuri bano babyeyi. Data, data,
reka dufate umwanya wo gusenga, reka dufate umwanya wo gusenga. Ariko umuntu wese naba turi ikintu yazanye, icyo wazanye gifate. Niba ari telefone uyifate mu ntoki, niba ari sakoshi uyifate. Tugeze mu mwanya wo gusenga, kandi hari abandi bantu baba bafite ibindi byabazanye, batazanywe no gusenga, ahubwo bafite nabyo baje gukangara mu materaniro kugira ngo abantu batahana agahinda. Imana iragira ibyo gukangarira, ariko nabo gakangara ibyawe kugira agahinda ugatahane. Mu izina rya Yesu Kristo, niwe twumva, niwe nta wundi uhari. Twebwe turi imbere yawe y'amasaha, abantu barahagurukiye imbere y'amaso yawe, bamaze iminsi barwana n'umwuka wa Rabani. Ariko mu izina rya Yesu Kristo duhagaze ku uyu musozi, turakubita imbaraga zimaze igihe kirekire ku buzima bwacu. Turakubita hasi imbaraga z'ubukene, turakubita hasi imbaraga z'amarozi, turakubita hasi imbaraga z'umutindi, turakubita hasi imbaraga z'ubushomeri, turakubita hasi imbaraga z'ubukode, turakubita hasi imbaraga z'uburwayi. Wambaraga utumazeho igihe, ariko uyu mugoroba duhamagaye Imana yacu ngo idukangarire imbaraga z'imyuka mibi, bikangara imbaraga za karande, bikangara imbaraga zamaze igihe kirekire ku bana, katika jina la Yesu Kristo. Wambaraga mbiwe, wa mwuka mubi we, turagukangaye aya masaha. Turakangara imbaraga zose zafashe ubuzima bwacu, turakangara imbaraga zose zafashe akazi kacu, imbaraga zafashe diplome, imbaraga zafashe ibyo ducuruza, katika jina la Yesu. Dayimoni irakura mu izina rya Yesu, izafasha abana bacu, izafasha abagabo bacu amaze igihe kirekire mu bushomeri, nta kazi kandi wavuganye natwe. Ongera uvuge, ongera ukore mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana numanuke utwike, twike ubushomeri, twike ubushomeri mu izina rya Yesu, twike ubushomeri mu izina rya Yesu, twike ubukene mu izina rya Yesu Kristo, twike amagambo batuvuzeho, ibyo batubesheye, katika jina la Yesu. Uri Imana yumva kandi reba, ongera ukangare ibyo abantu batuvuzeho, ongera ukangarira imiryango, ongera ukangarira mu bana bacu mu izina rya Yesu Kristo. Abana bamaze iminsi ku mashuri, iki ni igihembwe cya gatatu, ntago bazatahana amabiroti kubera ko babuza minerivare. Tanga minerivare kano kanya. Hari abantu bafite amakwe babuze inkwano mu izina rya Yesu Kristo. Turakubita hasi imbaraga zose zaduhagazeho, imbaraga z'umutindi, katika jina la Yesu. Imbaraga zo kwambara ubusa, imbaraga zo kwambara ubusa. Ambika abantu basore, ambika abantu bagabo, ambika abantu babyeyi, ambika abantu bakobwa. Wambaraga mbiwe, turagukangaye kubw'imbaraga z'amasengesho, kubw'ubutware duhabwa n'Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Turamya akazi muri aya materaniro, turamya akazi muri aya materaniro. Akazi nikatwitabe, gafite amatwi karumva, gafite amaso karareba. Wakazi we turaguhamagaye, twarahamagaye wanga kwitaba, ariko muri aya materaniro uyu mugoroba turaguhamagaye, ngwino twumve twitabe mu izina rya Yesu Kristo. Aho twadepoje nibaduhamagare mu izina rya Yesu. Buri Imana idukuriraho byose. Tumaze igihe kirekire dusenga, hari ibyacu twaburanye nabyo, ariko ntitubyakire. Reka twakire n'ibyacu, tumaze igihe kirekire byaratubuze, natwe twarabibuze, ariko reka duhure nabyo mu izina rya Yesu Kristo. Turambure amaboko kwakira ibyacu twaburanye, twaranyuranye, twaciye iburyo biciye ibumoso, twaramanutse birazamuka, ariko mu izina rya Yesu turabihamagaye, turabihamagaye ibyacu, turabihamagaye. Duhamagaye mwama abagabo, abakobwa babuze, baburanye nabo, duhamagaye abadamu, abasore babuze. Uyu munsi wa none buri muntu wese nahure n'ibye, buri wese nahure n'ibye, ibyari byaranyuranye nawe nahure nawe mu izina rya Yesu Kristo. Tumaze igihe kirekire twaraburanye nabyo, twaburanye n'ijambo ry'Imana, twaburanye n'agakiza, ariko uyu mwanya kano gakiza nikaze, twongera duhure mu izina rya Yesu Kristo. Iminsi ibaye myinshi, imyaka iriyongereye, ariko turahamagara ibyacu twabuze mu izina rya Yesu Kristo. Nyuranye amaboko y'ibitavuga Imana, ntabwo tubikeneye ku buzima bwacu. Duhamagaye Imana ku buzima bwacu, duhamagaye akazi mu izina rya Yesu, twamaganye ubushomeri, twamaganye ubutindi, twamaganye ubukode, twabuze nabyo twishyura mu izina rya Yesu Kristo. Amagambo meza turayakeneye mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye kubatura, twaburanye n'umuceri, abantu baburanye n'umuceri, abantu baburanye n'ibirayi, abantu baburanye n'amavuta, abantu baburanye n'inkweto, abantu baburanye n'amashati, abantu baburanye n'imyambaro.
reka uyu munsi wa none yongera ibitabe, itaba mu izina rya Yesu, itaba uyu mukobwa uri muri iri teraniro, itaba uyu musore muri iri teraniro, itaba uyu mugabo mu izina rya Yesu, itaba mu izina rya Yesu. Bano bagabo nibambara amakote, bano basore nibambara amakote, ongera ubambika inkweto, ongera ubambika imyambaro, bongera bagira ubutumwa bwiza. Izina rya Yesu bwongera bwubakwe mu buzima bwacu uyu mugoroba. Duhamagaye Imana mu izina rya Yesu Kristo, turakubita imbaraga z'uburwayi, uburwayi butumaze igihe kirekire ku bantu. Waba urwayi we turagukubise katika jina rya Yesu Kristo, kubw'imbaraga z'Imana duhabwa nayo. Turongeye turamye ubuzima mu bantu mu izina rya Yesu, turarema ubuzima budasanzwe, turarema imibereho. Uravuze ngo icyo tuzasaba kandi tugasabira abantu bawe bazagihabwa mu izina ryawe. Turasabye abantu nibakire, abantu nibakire. Rambura amaboko yawe uyu mugoroba, rambura amaboko wakire, akira imbaraga z'Imana, akira gutabarwa n'Imana, akira imvugo y'Imana, akira katika jina la Yesu Kristo, akira kubw'imbaraga z'Imana. Imana yamanukiye muri aya materaniro, Imana yamanukiye gutabara. Turimo turumva Imana irengera, turimo turumva Imana itabara, turimo turumva Imana ikiza, turimo turumva Imana isubiza. Akira katika jina la Yesu. Hari Imana ije gutabara, hari Imana ije gukiza, hari Imana ije gusubiza. Ora sikite bone doya, tela sik enewa esti katika donesta in glory, tola in glomenas. Uri Imana itanga ubuzima, uri Imana itanga imibereho, uri Imana itanga amahoro. Uri muntu wese uri mu iteraniro niyakira amahoro yari yarabuze. Data yongeye gutanga amahoro mu ngo, mwababyeyi mwe mwari mwarabuze amahoro, Data yongeye kubaha guseka. Akira amahoro mu izina rya Yesu. Amahoro atashye mu rugo rwawe uyu mugoroba, amahoro atashye mu rugo rwawe uyu mugoroba. Hari Imana imanukanye amahoro. Elado desta in glory, enesokita bone waya. Uyu munsi wa none Imana ije kwiyereka umuntu wese nasikita nakila lostai. Imana ije kwiyereka, Imana ije kwiyerekana nk'inyembaraga, Imana ije kwiyerekana nk'inyembaraga, Imana ije kwiyerekana nk'inyembaraga, Imana ije kwiyerekana nk'Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imirindi y'Imana yamaze kugera muri iri teraniro, bwami bw'Imana bwamaze kururukira gukora. Ebostikita bonetaya, jelasikita nomando, erebotaya silebo, ketelonesa in glove, jelanistominewa, lakita tadestai. Imana ije gutanga amahoro, Imana ije gutanga ubuzima, Imana ije gutanga imibereho, Imana ije gukuraho ibyo wabonaga byanze kuvaho. Hari Imana ije gutabara. Buri wese urimo kubyumva niyakire, buri wese niyakire ubuzima, buri wese niyakire imibereho. Hari Imana ije guhoza amarira. Imana iri kumbwira yuko yongeye kubakira abantu mazu mu mujyi wa Kigali. Igihe bagusohoreye kirahagije, ariko Imana iri kumbwira ngo ije kwanga agasuzuguro. Igihe bagusuzuguriye kirahagije. Imana irimo kumbwira yuko hari ababyeyi haye amahoro, mumaze igihe kirekire mwarayabuze, ariko umva ijwi ry'Imana uko rimo rivugana nanjye, irimo irambwira ngo akira ibyo waraburanye nabyo. Uyu mugoroba Imana yamanukiye gukora kandi yamanukiye gutabara. Imana irimo irambwira ngo hari abantu bashyize ibintu ku isoko byanze kugurwa, ariko ijwi ry'Imana ririmo rirambwira yuko uhereye n'ahanga amajwi y'Imana agarukiye ku bantu bose. Imbaraga z'Imana zije gukora. Imana irimo irambwira ko hari ibintu ije guhindura muri iri teraniro, kandi irimo irambwira yuko hari ibintu ije gutanga mutari mufite. Tolasi kitabone shela andiko tayas penekotis andiko bandikot lekolasi enabled shiri endelo stemand kalabone dobasti andakolana gidemone starilgle konda alayi de losikitala. Imana irimo irambwira ko igiye kurema amashimwe bundi bushya. Imana irimo irambwira ngo hari amashimwe iremye mu mitima yanyu. Imana irimo kumbwira ngo hari abadamu bari baratawe n'abagabo babo, ariko ijwi ry'Imana rirambwiye ngo uhereye nonaha Imana ibasanze aho bari, irabazanye. Imana irimo irambwira ko ibagaruye, kandi buri muntu wese igaruriye umugabo azamura ishimwe uko hari Imana igiye kubikora. Uko wowe ubwawe waragerageje biranga, wagerageje gusenga birananirana, ariko ijwi ry'Imana ririmo rirambwira ngo yongeye kubaka igo muri iri teraniro. Mutola elai legone sikitalala ena elai leglos pini alakolas shela abati fazikintala tikalani kotela shela andiko Lord sini andago lebati. Imana irambwiye ngo ibahaye gutaha amahoro kandi ibahaye ubuzima bushya, yongeye gushyira imbaraga muri mwebwe. Kandi Imana iri kumbwira ngo ije kubwayo kandi ije kubatwikira. Imana irambwiye ngo hari abantu ihishe, hari abantu ihishe, maze iminsi mushakishwa,
ariko Imana irambwira ngo irabahishe imbaraga z'abadayimoni zabahigaga ntago zizababona. Lo enas elaigle, hari aho bari bararahiye ngo bazicwe n'abadayimoni kandi uzapfe utazi icyo uzize, ariko Imana irambwiye ngo itarasikita lalangobe, irambwiye ngo itanze ubuzima muri ritera kitabon inaso ari ondaki lalagitisto, irambwiye ngo itanze ubuzima muri opastikita olatikolas. Imana irambwira ngo itanze ubuzima muri riteraniro ngo kandi uhereye none ahangaha buri muntu wese narambura ibiganza yakire imbaraga zidasanzwe zigiye kugera ku muntu wese. Amen. Uri Imana Data wa twese, uri Jehova Shamu, uri Jehova Adonai, uri Imana ivuga bikaba wategeka bigakomera, irereye mu muryango wa Yuda, wakoze imirimo n'ibitangaza. Twabonye imbaraga za turi muri riteraniro, biranura igitara abantu bakubone, biranura igitara abantu bakubone. Dusengeye abigisha bose baciye kuri uruhimbi, tubasaba imbaraga n'amavuta. Yewe Nyiringabo nyir'ubutware, turaguhendahenza turi muri riteraniro, tugukomeye amashyi abandi baguha impundu. Turagushimiye imirimo n'ibitangaza ukoze. Zamura ibendera ryo kunesha, marayika w'Imana azamura ibendera ryo kunesha. Ubutabera bw'Imana nibwo duhamaga turi muri riteraniro, kugira ngo kudukubitire imbaraga z'abanake, imbaraga z'abamowabu uzikureho. Nyiringabo we, aba bagabo baragushimiye, ababyeyi baragushimiye, bakuvugirije impundu, abandi baguha amashyi kubera kuri Imana yo kwizerwa. Turakoze Data, urakoze kubera kuwiteka udukingiye mu izina rya Yesu. Amen.